ni derby de Mircoline niyo igomba gutegurwa n'umukino buri minsi 2 urerega uzakina kuri wa gatandatu umunsi wa match ntuwubara nuvuga ngo uyu munsi kwa gatatu hasigaye umunsi wo kwa kane kwa gatanu no match izabona saa 9 burya izaba ni mugoroba nka saa 12 saa moya aravuga utwena cyane mu masaha abantu barakomeza kugura amatike ariko nuvuga ngo ni kwa kane ejo no kwa gatanu kwa gatatu umunsi wa match saa 9 ku gicamunsi match karangira kare abantu bakijya muri gahunda zabo mukanya yego ari ibintu wakoze muri introduction na information menye fanbase none se wabye introduction n'amasegonda fanbase yamaze kwandikira urwego rwa board bari wari we introduction uvuga ko bari batanze tarike 5 bamaze kwandika rero basaba board Paul Muvunyi ko yatumiza yanteko rusange isati ivuga ko bitakozwe mu byumweru bibiri bya gatatu batumiza inteko rusange imyanzuro ifashwe ikemezwa ariko icyo wende information abantu bamenya cyari cyavugiwemo nuko ari basabye ko bakwita bandika Dr Norbert rero yaranditse yandikira board Paul Muvunyi babasaba ko batumiza inteko rusange ni information yenye urakoze ngo bategereje igisubizo reka tujye mu kibuga mw'abantu mwana kuvuga ati mutubare mutujyane mu kibuga kuko nahantu iradukunda ngo gaju yari amatadeyo uduyeho turi mibi cyeretse yamaye wallahi aya makipe mukanya mwatwinjije neza mutubwira mu mikino 14 yaruka guhuza ama ekipe ariko umukino duheruka kureba wari umukino w'igikombe cy'amahoro final ubwo ikipe ya APR yatsindaga ikipe ya Rayon Sport ibitego biri kubusa ariko noneho tuwinjiremo duhera ku batoza Nepo ikipe ya Rayon Sport APR izakira ifite umutoza mushya Taleb kuko uriya mukino wari watojwe na Darkonovic. Rayon Sport ifite umutoza w'umwungiriza witwa Feruz. Aba ni abatoza tuza kubona kuri touchline baza gutanga impinduka tukabona umukino nyamukino mu kibuga. Reka wenda kuri abatoza ku mugani tunabigarukeho abantu banamenye bagiye kwinjira muri derby bahagaze gute. Yurebye ku mutoza Feruz w'ikipe ya Rayon Sport n'umutoza wasigayeho ku kazi nyuma yaho bahagaritse umutoza mukuru Afahamia. Uyu mugabo nyuma yo gufata ekipe ya Rayon Sport match atoje za championnat zigera muri 3 zose yitwaye neza. Yaba match y'amagaju, yaba match ya Rutsiro ndetse na match ya Marine. Sizi match za championnat se atoje. Ku mutoza rero w'ikipe ya APR na wenda Taleb twareba kuko n'umutoza critique ni nyinshi abafana ba APR mwarabyumvishe buri match critique ziba zihari abatoza staff nabwo yagaze neza murabyibuka habinama nyuma ya match ngira ngo ni Kiyovu ni batari mukura ubuyobozi bwa APR ni Kiyovu bangera kwibutsa umutoza yewe n'abakinnyi ariko cyane cyane bibutsa staff ko resultats zigomba kuba nziza urwego rw'imikinire rukazamuka murabyibuka twabigarutsanga bavugaga ko equipe sibye kuba yashaka insinzi ariko n'umukino ugomba kuba uryoheye ijisho ku bakunzi ikipe ya APR urumva ko niyo umutoza bigezaho ubuyobozi bumwibutsa na critique ari nyinshi mu bafana nuko urwo rwego rwa staff umenye ngo ubuyobozi bwibukije umutoza n'ubuhe kuko ubuyobozi bwo abarimo inzego abarimo category n'abayobozi bakuru urumva ntabwo ari bakuru ntabwo ari abayobozi bakuru n'umuyobozi mukuru w'icubahiro wungirije afande CDS nico bivuze kuko uburyo bwakiza akantu kagatire cyane kwakiza akantu kwa wungirije biko bimeze cyane komeza nepo rero kuri umutoza Abderrahim Taleb umaze gukina match 21 muri Aprfc nk'umutoza mu mikino 21 yatoje muri iyo mikino 21 yatsinze match 9 anganya match 5 atsindwa 7 muri iyo mikino yinjije ibitego 30 yinjizwa 23 icyo kintu abantu baracyumva match 21 yatsinze 9 ibitego 9 iyo yatsinze match 9 mu mikino 5 arayinganya atsindwa imikino 7 yinjiza ibitego 30 mu mazamu ya adversaire arangije nawe yinjizwa ibitego 23 iyo si statistique wakwinjirana muri derby nk'umutoza Taleb wumva hamenye ugiye mu buryo bujenjetse ubwo ngo utegetswe nta nubwo nta no kunganya aha kugira ngo umukunzi wa APR yumve ko ekipe ye yakongera kumugarurira ikizere ukiri kuri izo stake rero hari ahantu nshaka kujyana Rugaju ekipe akunda gukora impinduka cyane mu bakinnyi ku buryo urebye kuri ya mukino gikombe cy'amahoro heruka kubahuza ikipe ya Rayon Sport muri 11 batangiyemo 7 bose ntabahari icyo gihe mwizamu hari ndiko Passer Mogo arahari uyu munsi Bugingo Hakim ari muri mukeba bazahura Omar
hari Youssou Diagne araza kuba ari kuri uyu mukino, Sulaiman Dafe baratandukanye, Ndeshimiye Richard arahari, Kaviye Biramahire Abedi yaragiye, Aziz Basana arahari, Iraguha Haji uyu munsi ni umukinnyi w'ikipe ya APR. Ku ruhande rwa APR Shimwe Pierre n'ubundi niwe muza kuba ari mwizamu, Byiringiro Jean Gilbert arahari, niyo mugabo Claude arahari, Nigena Clem arahari, Yunus arahari, Pichu yaragiye, Ruboneka arahari, Lamin Ba arahari, Mugisha Gilbert arahari, Denis Omedi ndetse na Jibril Wataha. Twizevuga dushingiye kuri aba 11 bakinye kiragiye cyane ko kuri Rayon Sport habaye nyinshi. Uyu mukino nabaye bakinnyi abatoza ku mpande zombi bashaka kuza kwifashisha kuko niyo deba iri hano hanze by'umwihariko mu ikipe ya Apr Football Club. Ikintu cya mbere abantu bamenya ni abakinnyi ba Rayon usibye abataka babiri bavunitse twese tuzi, yaba Fonganya avunitse sezishize ntabwo yari yaba tayari kurya akoreshwa muri iyi match, ndetse n'umusore Ndikumana Asmani wari wanatangiye neza isezo nawe ntabwo ari tayari kuri iyi match. Abedi rero kuri iyi match ishize ntiyakinnye, ariko imvune afite yo munsi y'ikirenge ngo yari yasabye ko yarutswa kuri match ya Marine kugira ngo abe yiteguye kuba yaba ari fit kuri match ya Rayon Sport na APR. Bivuga ko ari tayari ubu ngubu yakoreshwa, arahari ari mu myitozo. Ubundi igitekerezo reka duhere kuri coach wa Rayon Sport tubone no kujya kwa APR. Coach wa Rayon Sport arabizi ko ikintu cyamufasha kugumana akazi wenda ntihanaze n'undi mutoza, kuko Rayon Sport muri zikari iri mu biganiro n'abanyasenegale n'abandi batoza no gutsinda match ya APR. Icyo arabizi ko ni nacyo cyatuma na Tadeyo uruhande rwe nka Kingu muriho arugumana imbaraga, kuko twemeranye kino kintu abantu bajya bavuga ngo gutsindwa na APR wenda uri Rayon bibaho, ni derby nkuko na APR yatsindwa na Rayon bibaho, ariko twagiye tubona Rigoga kiri mu bintu byeguza abayobozi, kino mu bintu byeguza abatoza, ni ikintu gikora impinduka ako kanya. Nangwe ibintu byose Tadeyo yaba ari gupanga aramutse atsinzwe n'ikipe ya APR byaba bihaye imbaraga cyane uruhande rwa bamuvunyi, kandi koko nibyo si byose kuko at the end of the day ibyo bategura byose rugangura abafana icyo bashaka, abareyo aba badukurikiye kuri radio bo barashaka rezilita. Niba uri president ukaba udaha insinzi twakaduha igikombe, mwe mugashagagura niyo ngiyo mu bikari mukajyana ibyo bibazo mukajya mu mategeko, umwe akazavayo atsinze, twebwe utsinda akaduha insinzi twe niwe dushaka. Burya impamvu n'abareyo banumva muvunyi abaye igikombe, iyo credit zo ndabyo muvunyi arazifite utazazimukuraho. Impamvu abareyo ukabona baramwumva yabaye igikombe si byose, baravuga ati rero Tadeyo kutubwira ngo hari ibintu mutari kumvikanaho utatsinze mu kibuga ntago tubyumva, twebwe dukubitere APR twe nicyo dushaka. Ni kunanira babasaza bandi ubareke nabo bafata ikipe. Unfortunately igiteye agahinda njyuko ndi kubibona mu mwuka ndi kubibonamo Tadeyo uruhande rwe abe na muvunyi uruhande rwe mu kwa mbere ntimuzatunguru rero ishobora kubona umuyobozi utari muri aba bose, aba basaza bihorere twigiye mu kibuga Riga niba jya gutora muri aba bose